Mwaramutse neza mwiriwe nzanywe n'inkuru y'akababaro yakomeje gushengura abantu benshi y'umwana w'umukobwa muri kureba muri screen zanyu witwa Mutoniwase Diane wamaze kwicwa ateraguwe ibyuma. N'amakuru yagiye hanze ku munsi w'ejo nabonye ku mbuga nkoranyambaga uyu mwana w'umukobwa yashenguye abantu benshi cyane, nanjye ndimo nukuri byambabaje ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo murabona uyu mwana w'umukobwa ukuntu asa, yari umwana mwiza pe, kandi naho yakoreraga numva bavuga ko yagiraga umutima mwiza cyane. Sinzi impamvu abeza ari bo bazira ubusa. Uti byagenze gute kugira ngo ateragurwe ibyuma? Ibyo ngibyo nibyo ngira ngo ngarukeho. Yitwa Mutoniwase Diane nk'uko nari ntangiye mbibabwira, yakoreraga ubucuruzi bw'akabari mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, mu kagari ka Gako, niho yari afite akabari. Ibyo amakuru y'urupfu rwe rero yaje kujya hanze, bivugwa ko yateraguwe ibyuma na mucoma wakoreraga kuri ako kabari. Ni ukuvuga ngo ako kabari aho yari agafite hari umugabo uhafite icyokezo. Murabizi iyo umuntu afite akabari hari igihe umuntu aza agakodesha icyokezo aho ngaho ku ruhande. Icyokezo ntabwo ari icyo cyari icya Mutoni, we yari afite akabari gusa. Noneho haraje umugabo akodesha icyokezo ashyiramo mucoma. Ngira ngo murimo murabyumva neza cyane, umuntu ashobora kugira akabari ariko ntagire icyokezo kikaba gifitwe n'undi muntu. Ibyo ngibyo murabimenyereye neza cyane. Rero icyokezo cyaraje gikodeshwa n'uwo mugabo, noneho ashyiramo mucoma. Impamvu ngarutse ku cyokezo cyane nuko abari bagifite ari bo bishe uyu mwana w'umukobwa. Amakuru avuga ko bosi w'icyo cyokezo yari afitanye akantu ka relationship na Mutoniwase Diane, cyangwa hari harimo akantu k'urukundo. Ngira ngo murabyumva neza cyane. Noneho icyo kigabo kiza kumenya ko Diane hari undi musore ngo bagirana umubano cyangwa bahuza urugwiro. Murabizi iyo umuntu akundana n'undi hazamwo ibintu byo gukekakekana. Ntabwo tuzi neza niba Diane we yarakundaga iki kigabo, ariko amakuru yizewe nuko ngo hari harimo akantu ka relationship. Wenda icyo kigabo gishobora kuba cyaramukundaga ariko Diane wenda atabirimo, ari nayo mpamvu hashobora kuba haraje ibintu byo gufuha bikagira aho agambirira ko azamwica. Nuko rero ngo hari harimo akantu ka relationship. Noneho aza kumenya ko Mutoniwase Diane akundana n'undi muntu, agambirira ko azamwica, ko atakihanganira kumubona akundana n'undi muntu. Aya ni amakuru yizewe ku buryo na polisi yaje gutangaza ko mu iperereza barimo babonye iletere cyangwa ibaruwa bashingiraho bavuga ko uyu mwana w'umukobwa yazize urukundo. Ni ukuvuga ngo mu iperereza polisi iri gukora n'ibyo bamaze gutangaza gushyira ahagaragara, bavuga ko baguye ku mpapuro zirimo amagambo y'urukundo, ariko birinda gutangaza izina ry'uwanditse urwo rupapuro kugira ngo batabangamira iperereza. Icyo kigabo cyacoze uwo mugambi kiza no kuwugeraho gifatanya n'uwo mucoma wagikoreraga, ariko mucoma we yaje gufatwa nyuma y'iyicwa ry'uyu mwana w'umukobwa. Mu gitondo rwose mucoma yaje gutabwa muri yombi, avuga ko icyo kigabo cyamukoreshaga ari cyo cyamwishe mucoma, areba ko bari kumwe, kandi yamwishe urupfu rubi. Ngira ngo yamuteraguye ibyuma, akata ijosi ku buryo ijosi ryasigariye ku ruhu rw'inyuma.
ngira ngo murumva urwo rupfu ko rubabaje rurashenguye. Buriya nta muntu wishimira urupfu cyangwa kubura uwe, ariko iyo umubuze muri ubu buryo noneho birashengura kurushaho. ngira ngo murabyumva, ni agahinda nyine ku muryango, ku babimenye. Twese twababaye uburyo iriya nkozi y'ibibi ngo ni umugabo yishemo uyu mwana w'umukobwa. Ni ukuri birababaje. Ni ukuvuga ngo yateraguye ibyuma mu nda, anakata ijosi risigarira ku ruhu rw'inyuma. nyine murimo murabyumva cyane, sinshaka kubyinjiramo cyane. Hanyuma rero yacuze uwo mugambi, aza no kuwugeraho. Mutoni yari afunze atashye, noneho bahita bamutega we n'ako kagabo kamukoreraga kamucoma. Binavugwa ko ako gahungu nako kari kamaze iminsi mikeya n'ubundi kavuye muri gereza. Kamaze gutabwa muri yombi rero, karatangaje ko bosi we ari we wamwishe, areba ko yamwishe nyine bari kumwe. Ni ukuri birababaje, birashenguye. Ubundi ibingibi ntabwo byagakwiye kuba bikibaho mu Rwanda. Noneho urukundo ruriho, hari abantu benshi bafite urukundo batanafite abantu bakundana. Niba ukunda umuntu bikageraho uvuga ngo uzamwambura ubuzima kubera ko wenda utishimiye ibyo akora, ni ikibazo gikomeye. Niba ukundanye n'umuntu ukabona ibyo umushakaho ntari kubiguha, cyangwa ukabona atari kugukunda uko bikwiye, mureke ushaka undi, mureke ujye gushaka undi aho kugira ngo ucure umugambi wo kuzamwica. Uru Rwanda rufite abana, rufite abakobwa beza ku rwego utabakunda ngo bamare. Nese ubu tugiye dukundana n'umuntu, uwo byanze akavuga ngo nzica umuntu, twazashira. Ibi ngibi ubundi ntabwo byagakwiye kuba mu Rwanda. Niba ukundanye n'umuntu ukabona inshingano wamuhaye cyangwa ibyo umukeneyeho utari kubibona, wishaka kwigira nkaho nyine agomba gukora ibyo wowe ushaka, ku buryo bigeraho umuntu yiyambura ubuzima kubera urukundo ruriho. Mw'Abanyarwanda mwe, mutubabarire rwose. ibi ngibi ntabwo byagakwiye kuba bikiri muri twebwe nk'Abanyarwanda, ntabwo byagakwiye pe. Nyuma yo gukora ayo marorerwa, icyo kigabo cyahise gicika, ariko amakuru mperuka nuko polisi yari iri kugishakisha, kandi nizeye ko isaha n'isaha kiri buze gufatwa. Murabizi mu Rwanda ntabwo wakora amarorerwa nk'aya ngaya ngo naburirwe irengero, ntabwo bishoboka. Ibyo ntibibaho. Twizeye ubuyobozi dufite. Nabonye muri komenti abantu bari kugenda bavuga ngo kubera iki mu Rwanda hatabaho itegeko ryo kwica umuntu wishe umuntu. Impamvu ibi bintu byagarutsweho ni ukubera urupfu icyo kigabo cyishe uyu mwana w'umukobwa. Byatumye rero abantu bongera gutekereza ngo kubera iki umuntu wishe umuntu we atakicwa. Ibyo rero nyine byagiye bigarukwaho muri komenti ku mbuga zigiye zitandukanye, bitewe n'akababaro uyu mwana w'umukobwa yateye Abanyarwanda, bitewe n'uburyo bababayemo, bitewe n'uko yishwe. Birababaje, biteye agahinda, ntabwo mwabyumva. Rero amakuru mperuka nyine nuko icyo kigabo cyari kirimo gishakishwa, ubwo byanze bikunze kiraza no gutabwa muri yombi. Reka twihanganishe umuryango wa Mutoni wa Diane, ukomeze ukomere, kandi Imana ituze uyu mwana w'umukobwa aheza. Niyo magambo twavuga, kuko nyine nta kundi. Icyo kigabo nacyo kiraza gufatwa, buriya kiryozwe ibyo cyakoze. Reka mbashimire rero, nuko nguko uyu mwana w'umukobwa yishwe, niyo makuru yizewe ahari. Polisi nayo iri mu kazi kayo, buriya nimara gufata kiriya kigabo kizisobanura, nubwo nta byo gusobanura bihari. Ubundi wishe umuntu muri ubu buryo nta byo gusobanura uba ufite uretse kuryozwa ahubwo ibyo wakoze. Ubu turategereje rero icyo polisi izadutangariza nimara kubona iki kigabo. Mureke tugire urukundo mw'abantu mwe, mureke tugire urukundo nk'Abanyarwanda. Niba ukundanye n'umuntu ukabona ibyo umushakaho nturi kubibona, mureke ufate undi. Abakobwa barahari n'urukundo rurahari.
ubwo butaragira kugukunda. Hari ubwo uzagukunda ugatekereza bamwe waciyemo bose ukabona wari waribeshye. Ntabwo umuntu umwe ari kamara, aho kugira ngo bijye bigera aho twambura abantu ubuzima ngo kubera ko batadukunze uko tubishaka. Mureke dukundane igihugu nidushake tukimare, tugenda dusaba inkundo mu bakobwa, aho kugira ngo umuntu azica undi. Jya ukunda umwe byanga ufata undi uzagera kugukunda. Niko bimeze, niko twagakwiye kubigenza. Imana rero imutuze aheza kandi ikomeze abasigaye. Umuryango wa Mutoni wa Diane turawihanganishije. Nanjye rero reka mbashimire, njyewe nitwa Eric, ubwo turi kumwe mukomeze mugire amahoro y'Imana. Bye.